Yesu ashimwe njye akoze ukuri nkunda mfite ubuhamya ndafite umunezero mu kino gitondo nkuko mubizi mfite umuhungu ufite autisme mu izina rya Yesu turi gusenga Imana irashoboye. Mu kanya njyanye umwana ku ishuri noneho umwana arambwira ngo ariko urabizi kuwa kane ngo yaraje ngo arangije azamura amaboko mu ishuri aravuga ngo mu izina rya Yesu, in the name of Jesus I bless you. Umva birandenze, arambwira ngo urabizi ngo buri gihe ngiyo haje abantu ngo mu ishuri cyangwa umwarimu akinjira atambwira ngo I bless you in the name of Jesus, ngo in the name of Jesus. Iyo mwabaga muzi iyo dusenga ukuntu adusaza tuba atwiruka tuvuzaho induru nyine kubera biriya bya autisme, nkacika intege nkavuga Imana nzasenga neza gute nk'abandi, tuzaba mu muryango gute usenga nk'abandi. Ariko Imana irantangaje, inyeretse ko umva hari ibyo dukora kubera twamenyereye gukora ibintu ku murongo cyangwa kuba bitwigisha, ariko Imana ikorera mu buryo bwose. Urumva n'ubyo mwubwo busazi bwose ibyo byose biba bimurimo biri kurwana nabyo ari kurwana natwe, ariko ijambo ririnjira ahita ambwira ngo umwana wawe ngo anzaniraho urumuri, ati hari yampinduye ubuzima. Yesu ashimwe, Yesu ahabwa icyubahiro. Buriya hari ibyo tutera imbuto ukabona ari ibintu byoroheje cyangwa birimo akajagari ubona nyine ariko Imana ikabigenderamo kuko uba wayubashye. No mu gihe ubona urwana bidashoboka ufite ibibazo ariko ukabona ko uri kuyikorera uri kuyisenga ujya iri. Rero ndashima Uwiteka kuri mu byo byose ducamo. Umva abamama abapapa bafite abana barwaye autisme cyangwa icyo cyose ukabona ubuzima ntibushoboka cyangwa se ukabona nyine ibyo ukora ntago bijyanye n'ibyo uzi cyangwa kuko bitari ku murongo, bitari umuryango umeze gutya, mbese bitari normal, kumva yuko uri kubura opportunity. Hoya ahubwo muri uko kuba mufite ubuzima butandukanye n'abandi ni nako mukora ibintu bitandukanye, ariko Imana irigaragaza. Ni ukuri ndatangaye Joshua wabereka iyo dusenga ibintu barimo arakora, ariko kugira ngo aze mu ishuri ababwire ngo mu izina rya Yesu, ngo aravuga ngo in Jesus name I bless you, ngo winjira wese akamubwira ngo I bless you in Jesus name, ngo yazamuye amaboko mu ishuri kwa kuntu nyine bakavuta ibintu byari bikavuze mu izina rya Yesu in the name of Jesus. Umwarimu yazamuye amaboko ambwira kuntu ngo ari urumuri. Umva Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ahabwa icyubahiro. Abamukurikiye nuko ntabwo bazakorwa n'isoni nubwo duterwa n'intambara hirya no hino, ariko abamwihambyeho natwe azatwihambaho. Haleluya. Ndashima rero najya gushime umumama umupapa ufite umwana wa autisme cyane ntimucike intege, mukomeze musenge kandi musengane nabo. Basaba basaza ariko nuko muri ubwo busazi nabwo mubwira Imana dore ndagerageza, ariko gira icyo ukora. Iyo mbabwiye ngo ukuntu dusenga mu rugo aba ari intambara kubera nyine abasakuza yiruka, ariko kavuga ni Yesu iminota 5 gusa